Muvandimwe duhuriye hano, ndagushuje mu izina rya Yesu Uwiteka aguhe umugisha. Njye muvugana ni Twabyarimana Eric, ndi umusore umukristo wabatijwe mu mazi menshi, nkaba ari njye washinze ino platform yitwa Jye na Yesu Ministry. Mu by'ubuzima busanzwe nagize amahirwe yo kugera mu ishuri, nkaba mfite impamyabushobozi icyiciro cya mbere cya kaminuza ku bijyanye n'imbonezamubano sociology, kandi mu by'iyobokamana nabwo nagize amahirwe yo gukurikirana inyigisho z'itorero mbarizwamo ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, mu buryo bw'umwihariko muri gahunda yahariwe icyiciro cy'abasore muri iryo torero. Nakurikiranye inyigisho zacyo kandi byampesheje kwitwa umuyobozi mukuru master guide watorejwe kuyobora abandi basore ku kuba abigishwa nyakuri ba Kristo. Ikindi nize amasomo yerekeye iyobokamana na siyansi. Ese iyobokamana na siyansi bihurira he, bitandukanira hehe? Nabyigiye muri kaminuza ya Alberta muri Canada, bikaba byaranyunguye kumenya uko isi abanyabwenge n'abahanga mu bya teoloji babasha guhuza iyobokamana na siyansi. Ntabwo ari ibyigisho bidufasha cyane kugira ngo dukuze iby'umwuka, ariko binadukangura ibitekerezo kugira ngo tubone uko abahanga basobanura ibintu, ndetse n'aho bagoreka ibyanditswe byera n'impamvu bibatera. Icya kabiri, nagize andi mahirwe yo kwiga amateka y'itorero rya Gikristo ryo mu Burengerazuba. Ni isomo nigiye muri kaminuza ibarizwa muri California yitwa Yale, nkaba narahigiye iryo somo ryiza cyane ry'ubu bukristo twizeye. Ikindi kandi ndi umwanditsi, naramaze gushyira hanze igitabo kibumbuye. Igitabo cyitwa Igitabo Kibumbuye, kivuga ubuhanuzi bwa Daniyeli umurongo ku murongo, cyasohotse 2019. Mu by'ijuru ryakoze kandi ryadushyiriweho ino platform mu mwaka wa 2020, nibwo nashyizeho Jye na Yesu Ministry nk'igisubizo cy'ikibazo cyakimaze kuvuka ubwo twari dufungiranywe mu mazu kugira ngo tudasohoka, tutajya gusengera mu rusengero. Ariko ijambo ry'Imana, nawe uzi Bibiliya, Yesu Kristo hari icyo yigeze avuga kandi cyanditse muri ryo. Aravuga ati naho abantu baceceka amabuye azarangurura. Iki rero ni igihe cy'uko amabuye abasha kuduhuza, akarangurura inkuru nziza. Telefone yawe, kompiyuta yawe, ndumva nifuza kugira icyo nayikoresha kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bukomeze kwamamara. Imana yadukoreye ibikomere muri uyu mwaka wa 2020, kuko twashyizeho ino YouTube channel, dukeya page ya Facebook, basha gusangaho Jye na Yesu Ministry, ndetse no kuri Instagram ndetse na Twitter wasangaho Jye na Yesu Ministry. Ndakurarika kugira ngo ujye udusura, utwungura ibitekerezo, turushaho gusangira ibya Yesu no kwitegura Kristo ugiye kugaruka. Ariko ikintu nishimira kuruta ibindi ni uko uyu mwaka wa 2020 urangiye dufite website jyenayesu.org. jyenayesu.org urabasha gusangaho ibyigisho by'iby'umwuka n'iby'ubuzima, kandi mu buryo bw'umwihariko urasangaho cya gitabo nakubwiye cyitwa Igitabo Kibumbuye. Urasobanukirwa iby'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Ni umugambi muremure, kandi gahunda yacu iboneka mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 28. Haravuga ngo niwe twamamaza, tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganizwa muri Yesu Kristo. Nta yindi gahunda dufite, ni ukugira ngo Kristo yerezwe muri twebwe, yerezwe muri njye nawe. Gahunda ni Jye na Yesu, ntabwo ari ikivunge. Erega Imana yarabyemeye maze tuva mu nsengero, buri wese ashaka Yesu ku giti cye. Ndagira ngo nkurarikire kugira ngo ujye ukurikirana gahunda zacu. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cyiza cyane cy'ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 17, ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Maze umurongo wa 20 uravuga ngo uhamye ibyo aravuga ati ye ndaza vuba, Kristo ari hafi kugaruka. Maze Yohana wabyandikaga aravuga ati amen, ngwino mwami Yesu.
dufite amagambo nkomeza aboneka muri iki gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Ndasoma amagambo make ari ku ipaje ya 367, ipaje ya 367. Mwanditsi yaranditse ati: muri aya masaha aheruka igihe cy'imbabazi ku bana b'Imana, ubwo iherezo ry'umuntu wese rigiye gufatirwa umwanzuro by'iteka ryose bidatinze, umwami w'ijuru n'isi yiteze ku itorero rye rihaguruka rigakora birenze uko ryigeze gukora. Ababatuwe muri Kristo kubwo kumenya ukuri kw'agaciro kenshi, umwami Yesu abafata ko ari abe yatoranyije. Haleluya! Batoneshejwe kuruta abandi bose bari ku isi, kandi abategerejeho ko bagaragaza kumusingiza abo bahamagaye, akabakura mu mwijima akabageza mu mucyo w'itangaza. Amagambo akurikiraho aranejeje. Imigisha yatanganwe ubuntu bene ako kageni igomba kumenyeshwa n'abandi. Inkuru nziza y'agakiza igomba kugera mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Iyo niyo gahunda yacu. Ushobora kumbaza uti mbese uri itorero? Igisubizo mfite ni yego, kuko itorero ni njye nawe. Itorero bisobanuye abatoranijwe. Nanjye naratoranijwe, kandi uwahamagawe wese Kristo aramubwira ngo ngaho genda, hamagara nawe. Kandi n'uwitaba nawe nahamagara ati ngwino, n'undi nawe ati ngwino, kugira ngo inkuru nziza igere ku bantu bose. Ijambo ry'Imana se rivuga gute muri Matayo 24:14? Riravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, kugira ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Ubwo nibwo imperuka izahera kwize. Hari kondisiyo kugira ngo Yesu agaruka dutabare, nuko imperuka igomba, nuko abantu bagomba kumenya ukuri, ubutumwa bwiza bukamamara. Mbese nakwibuza kugira uruhare mu kwamamaza ubutumwa bwiza? Iyi niyo gahunda turimo, kandi ndakurarika kugira ngo ukomeze kudukurikirana no kudutera umwete, udusengere, ufatanye natwe kwerereza Yesu. Nicyo ngusabira mu izina rya Yesu. Amen.